Amakuru mashya wowe utarakanda subscribe turagusaba ngo kanda subscribe ubundi twigire mu makuru agezweho. M23 nyuma yo gufata umujyi wa Goma, ubu ngubu noneho hagezweho undi mujyi wa kabiri igomba gufata, kandi umwe mu mijyi ikomeye cyane w'ingenzi kuri leta rwose, imwe mu mijyi ikomeye cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gufata nyuma yo gufata umujyi wa Goma. M23 ejo bundi mu mujyi wa Goma habaye intambara, murabizi, ingabo za leta zimanika amaboko ziremera rwose ziratsindwa, ubu ngubu hari n'agahenge, ariko mu mujyi wa Goma hari agace bita Mudende, aho ngaho niho hari kubera ikintu bita ibiganiro hagati y'abasore ba M23 bavuga bati rwose umujyi wa Goma twarawufashe. Bamwe bari Mudende abandi bari Kavumu, abantu muhazi rwose murabizi kandi murababona, bari gukora inama karahabutaka. Ingabo za FARDC zigiye kongera kubona urundi rugamba nyuma yo gutsindwa urwa mbere rwo gufata umujyi wa Goma cyangwa kuwurinda. Ubu ngubu noneho hagezweho urundi rugamba rushya. Bukavu, umujyi wa Bukavu murawuzi, ni umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyepfo rwose, abantu muhazi ndabasuhuje cyane. Ingabo za M23 zatangije imirwano ariko icyoroshye cyane yo gufata uyu mujyi wa Bukavu, umwe mu mijyi y'ingenzi rwose muri Kivu y'Amajyepfo. Abantu benshi bavuga bati rwose M23 iramutse noneho ifashe uyu mujyi yabisa nkaho iciye intege burundu ingabo za FARDC na FDLR bafatanyije, rwose byaba bigiyeho iherezo. Abantu baravuga bati rwose M23 niramuka yiyemeje gufata uyu mujyi wa Bukavu, wo bishobora kutagorana kuko nta basirikare benshi babayo rwose, wenda bashobora kujyayo ariko ntago harinzwe cyane nk'umujyi wa Goma. Niyo mpamvu abantu benshi bavuga bati rwose M23 noneho ibi ngibi ni ibiki yabikoze. M23 yabikoze ibintu bikomeye cyane. Hari nkuko nabibabwiye, hari abasirikare ba M23 baherereye Mudende, aho ni mu mujyi wa Goma, hari n'abandi baherereyeho bita Kavumu, ni ibyiciro bibiri. Bamwe bari kuvuga bati bamwe barasigara muri uyu mujyi wa Goma, abandi bagende barwane kugira ngo barebe ko bafata na Bukavu, nabo bakaba bayishyira mu biganza byabo bakayifata. Ariko ibyo ngibyo Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akibyumva yatangaje ikintu gikomeye cyane, ashishikariza urubyiruko rwo muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko muri Bukavu kujya mu gisirikare rwose no kujya gukora ikosi kugira ngo bitegure kuba barinda umujyi wabo mu gihe waba utewe na M23. Ku munsi w'ejo urubyiruko rw'abasore n'inkumi benshi cyane rwose baramukiye mu myitozo ya gisirikare batozwa na bamwe mu basirikare bakomeye cyane hariya muri kariya gace. Ariko ikintu kigezweho ni kimwe, FARDC iravuga iti M23 waba ukoze ikintu kibi cyane, waba ukoze intare mu jisho uramutse noneho ushatse kurwana urundi rugamba rukomeye. Abantu benshi bakibaza ngo ese noneho Perezida Antoine Felix Tshisekedi n'igisirikare cye FARDC na FDL n'indi mitwe yose bafatanya baba bananiwe noneho ku kigero cy'uko bashishikariza abaturage kujya ku rugamba ku itegeko rwose. Itangazo basohoye baravuga bati umusore wese ufite guhera ku myaka 18 kuzamuka rwose kugera kuri 45 yemerewe kujya mu gisirikare, kandi rwose umusore utari bujye muri iki gisirikare akazafatwa, ashobora kuzafatwa nk'umwanzi. Ubwo niyo mpamvu abantu benshi bavuga bati se noneho muri Kongo ibintu byabo bimeze bite, abasivile no kujya ku rugamba ku itegeko. Ariko andi makuru nanone nshaka kubagezaho nuko nyuma yuko FARDC yiteguye uru rugamba igiye kurwana, abantu benshi banashidikanya ko ishobora no kuzarwitwaraho neza, kuko twarayibonye ikubitwa ahantu henshi. Umujyi wa Goma murabizi bawufashe mu minota rwose, ndavuga M23 bawufashe mu minota. Abantu bakibaza ngo ese FARDC noneho Bukavu iraharwanira irakora iki? Ese ireke M23 yogoga umujyi nta kibazo? Ese barwane? Ese abasirikare benshi bari guhunga wenda bakaba bahungira no mu Rwanda, benshi bakaba barasubiyeyo, noneho hariho bazahungira hehe? Ese bizarangira gute? Ese noneho M23 ubundi yo ifite izihe ntego? Ifite izihe ntego zo gufata umujyi wa mbere igashaka no gufata n'uwa kabiri, wenda bishoboka ko bazafata n'indi mijyi mu gihe byaba bikomeje? Abantu benshi bakavuga bati rwose M23 ishobora kuzafatirwa ibihano bikomeye cyane, kuko iri guteza igihombo igihugu, serivisi zimwe zigahagarara, abaturage bamwe na bamwe bakaburira ubuzima, n'abasivile benshi bakagenda bapfira nyine muri rusange. Ariko ibyo ngibyo ntago M23 byitayeho rwose, iravuga ati umuntu wese utari kumwe natwe, utari mu murongo umwe natwe kandi agashaka kuturwanya rwose, uwo nguwo urumva ni umwanzi wa mbere, tugomba kumwikiza.
Andi makuru agezweho ni uko leta y'u Rwanda yatangaje amakuru akomeye cyane nyuma y'amagambo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yatangaje, baravuga bati rwose turabizi ko isaha n'isaha FARDC na FDLR bashaka kugerageza kudutera, niyo mpamvu natwe twiteguye isaha n'isaha bishobora kuba rwose twaba twakirwanaho kandi abaturage bikomereze gahunda zabo, ariko ntitubiyobewe ko isaha n'isaha bashaka gutera. Niyo mpamvu ibikoresho byinshi by'ingabo z'u Rwanda biri mu kazi kandi bitunganyije bimeze neza cyane. Uwashaka ko bikoreshwa byakoreshwa, ariko icyo twifuza ni amahoro n'umutekano. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika asubiza mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubutumwa yari yamugeneye, avuga ati rwose arantinya cyane kandi nintangira urugamba azahunga rwose, urugamba ruzaba atakiri mu gihugu kuko ni umunyabwoba cyane. Ubwo ni ubutumwa yasubije mugenzi we amubwira ati rwose ibyo ngibyo turabizi, amagambo niyo mukoresha cyane, ariko wenda hari ibyo mwakoze muzi ko tutazi, ariko turabizi kandi muzabizira. Ayo ni amagambo ya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose, wenda tubashije kugenda tuyasesengurira, yasubizaga mugenzi we wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwose ngo ni Kisegeti, niba Gisegeti sinzi uburyo numva abantu basigaye babivuga ngo ni Gisegeti. Ndabakunda cyane kandi bahoza ku mutima, ndabashimira ku buryo mwamwumvisha amakuru yacu, kandi ndabasaba inkunga yanyu no gukanda subscribe kugira ngo amakuru nk'aya ajye abageraho neza cyane. Ndabakunda cyane. General Sultani Makenga ndamusuhuje cyane.